Oye sinagutinda reka twikomereze naho twari tubashije kuba twagera cyangwa se twahagarikiye ndetse muribuka ko twasize umukobwa wacu Mia ndetse n'umusore wacu w'inshuti yari yo bapanze kuba babareka bakararana ndetse ni nako kuba bava aho ngaho dore ngo barakora ikosa rinini cyangwa se ryinshi ryo kuba batuma umukobwa wacu ari we nyina mwiza cyangwa we arayongera kuba iyararana n'umusore rubu ndetse aha ngaha agakobwa kakangutse kari kuba kabona rubu imbere yiwe karanje niko gutangira kuba kambwira ati kubera iki uri mu buriri bwanjye ati kubera iki njye nawe twongeye kuba twahurira mu buriri bumwe ati se wongeye kuba wakubita kuri ka kandi wongera kuba wantera inda rero nawe niko kubambwira ati ese wowe bundi ati ufite ikihe kibazo umukobwa niko kubambwira ati erega njye nawe twahanye divorce nubwo batarayiduha neza ariko njye nawe twaratandukanye ati sawa ubwo gute kuba ndi mu nzu yawe bivuze yuko njye nemerewe kuba nararana nawe mwibutse ibi byose byabashije kuba byakorwa n'inshuti zabo ubwo zahoraga zikavuga ati aba bantu twishoboreye rwose n'ubundi bose ni bamwe ino umugore n'umugabo ntibajye kuba ibararana bibutsa akangaka turi kuba twareba kari akazodi ka 13 ku nkuru yacu ndetse nizera kuko mwese imwabashije kuba mwayikunda ngira ngo mbaye nabasaba kuba mwakora subscribe ku batarayikora ndetse muri mwajya no muri comment mubashe kuba imwatanga igitekerezo cy'uko muri kuba imwaboneye inkuru yacu ndetse niza kuba yabashimisha mushobora kuba mwadukandira like ndetse mutibagirwe no kuba mwadukorera share ku bantu banyu ahangaha barakwereka umukobwa wacu we yakomeje kuburana na Riyu ariko bitari biri bugire icyo bibasha kuba ibyatanga niko kuba yahita akuraho telefone arangije atangira kuba yahamagara uwo bita Mia atangira kuba yamubwira ati Mia sha wowe nkufashe ati ibintu wabashije kuba wankorera ati buriya ni ibiki ati wowe kwifata ukabasha kuba iwandazanya n'umugabo ati twatandukanye ati ntabwo wakumva rwose umuriro wabashije kuba igwancoramo ati sawa ubu ngubu ibintu nkoreye ati nzabasha kuba nabyibagirwa kumva agakobwa ubwo karimo gahamagara ndetse n'umusore ku rundi ruhande nawe yari arimo ahamagara mushuti wiwe ari kuba yamubaza atari ko wowe ati byaje kuba byakugendekera gute mu mugoroba ndetse agakobwa ka Mia nako ikarimo kabwira umukobwa ahangaha ati ibyo nakoze byari bikwiye ati kandi urabyibushye cyane umusore nawe ahangaha ku rundi ruhande umusore mu w'inshuti ye yarimo amubwira ati erega byose twakoze ati nta kibazo kibirimo ati se ubundi wowe n'uwo mugabo n'uwo mukobwa ati ntimwigeze munaryamanaho mberera ati sinumvishe ngo wigeze no kubihondamo wari waramuteye inda ati se kuba mwakongera kurarana ati urumva hari ikibazo kirimo usibye kuba iwapanika ibintu bose bavuye kuri telefone agakobwa ariko kwa kabwira ati ibi turimo nta hantu bibasha kuba ibyatugeza ati ahubwo ikizima haguruka tube twajya kuri civil bureau babe bajya kuduha serivisi ya gatanya cyangwa se impapuro zigaragaza ko njye nawe twatandukanye ati kandi nta magambo yawe nshaka kongera kuba inakumva umusore niko kuba yagira uwo yandikira message ntoya arangije abasha kuba yamubwira ati ese ibintu byose bimeze clear ati cyangwa ibintu byose ati bimeze neza biri kuba ibyagenda ku murongo niko kuba yakongera kwituriza telefone ubasha kuba yayishyira aho ngaho ikumbi barakwereka tugarutse ku rundi ruhande hari uwari uri kuba yagira agapfunyika apakira ari kuba yajya kuba yakerekera kumba kiri muri ayo papa wacu niko kuba yaza arangije atangira kuba yambwira ati Rahira ati ibyo ni ibiki wowe urimo Rahira niko kuba yahakana papa niko kuba yambwira ati genda shaka kuba namenya ibyo bintu ari ibiki ufite papa finally niko kuba yafata ka kantu atangira kuba yabaza Rahira ati se Rahira mukobwa wanjye ati naho ugeze rwose ati nakagombye kuba naraguketse na mbere ati se nagutewe isoni n'ibintu ubasha kuba wakora ati se noneho ubu ngubu ibingibi byo bitwaye bijyanye hehe ati ko nta n'isoni ugira namwe murebe ukuntu abanyeshyari ari imbwa zimuka ndetse murebe ukuntu umwanzi wawe burya niyo wabyinira mu mazi aba arimo kukubwira kuri kuba wamutera ivumbi umukobwa ahangaha kubera kurakarira mukuru we yatangiye kujya atangira no kuba yajya mu barozi kuba yashaka amarozi rero yatangiye kuba yabwira papa we ahangaha ati ese papa ati byose wabashije kuba wakora muri uru rugo ati uzi ko ngiye ntajya mbibona cyangwa se nabizi
papa niko kuba yambwira ati Reyira, ati naragerageje uko nshoboye, ati ariko mba mbona uri kuba wananira. Reyira niko kuba yabwira papa we ati papa erega kuva mama yapfa, ati wanze ko nigira mu mahanga, ati ahubwo icyo washakaga ni ukuba iwangumisha muri uyu mwanda wa hano, ati nkakomeza mbihirwa muri ubu buzima, ati se wumvaga ngewe ntazakura ngo mbashe kuba inakiyuburura cyangwa ngo mbashe kuba inamenya ubwenge, ati warishutse cyane rwose. Papa niko kuba yavuga ati wakinyendaro we, ati wa mwana utagira nyina we, kandi koko byari byo, yari umwana utagira nyina. Niko kuba yambwira ati uterwa isoni n'uwo uri we rwose, ati kuko nanjye ubu ngubu, ati ntewe isoni no kuba witwa umwana wanjye cyangwa se witwa umukobwa wanjye. Reyira yari yicaye ari kuba yabyumva, ariko nkubwira ngo buriya irya mukuru riratinda ntirihera, irya mukuru riratinda ariko ntiribasha kuba iryaheriwe nzira. Umukobwa ahangaha bamukuriye akantuza ku ntuza, ndetse ahangaha papa niko kuba yambwira ati nta nubwo ushaka kongera kuba inakumva amagambo uri kuba iwavuga. Ndetse mwibuke neza uyu mukobwa yagerageje kuba yashimuta n'umukobwa wacu ari we yuwe. Ndetse ahangaha yatangiye kubabwira papa we ati papa ngewe ubu ngubu ibyo uri kuba wambwirerega, ati simbyitayeho na gatoya pe, ati ngewe icyo nshaka buriya muri iyi si, ati ni amahoro yonyine, ati naho ibindi byose, ati naba nkubeshye, ati kandi ikindi ndi gushaka uburyo bwose nakoramo nkabasha kuba nakigarurira umutima wa Ru. Icyo atarazi umugabo yashaka kuba yakigarurira, yari umugabo wakunze mukuru wiwe kuva mu bwana bwabo, ndetse yaranamusezeranyije ko bazabasha kuba ibabana, ndetse kugeza kuri uyu munsi wa none bari kumwe, ariko ntawe urabasha kuba yamenya undi. Namwe mu ndebera abana turi kuvuka muri iki gihe, ingo batwita generasiyo Z cyangwa se mu kinyarwanda cyoroshye generasiyo iba ihereza cyangwa generasiyo ya nyuma. Umukobwa yakomeje kuba yabwira papa we ati papa kandi inzira ndi kuba nakora cyangwa se inzira ndimo kugendamo, ati nubasha kuba wayitambikamo, ati uzahura n'ibibazo. Nawe unyumvira umukobwa ukuntu yabashije kuba yabwira papa we wamureze imyaka yose kuva ari umwana mama wiwe yapfa, ariko nawe umundebera ukuntu umwana ari kuba yamuzamuraho kamere. Papa niko kuba bambwira ati ukuntu nakureze, ati ibintu isoni sinigeze ntekereza ko wanyitura ibi ngibi. Ikumva umukobwa agiye kuba yagenda, muze niko kuba yakitura hasi, ndetse umukobwa niko kuba yatangira kuba yakigendera. Ageze imbere ahangaha niko kuba yagaruka ku papa yari ari kuba yavuga ati ndashaka imiti, ati ndi kuba nashaka imiti. Reyira niko kuba yagaruka arangije abwira papa we ati papa, ati wisakuze rega, ati ibingibi biri kuba byaba, ati urabikwiriye. Kumva agiye kuba yasohoka, yumvisha umukobwa muto we ari kuba yakinjira mu rugo, ari kuba yahamagara ati papa, ati papa. Akangaka karerera niko kuba kamwumva, karangije niko kuba katsina igitsi kava aho ngaho, ndetse kagenda kari kwiruka kari kuvuga ati yuwe ansanze ahangaha, ati byaba ibindi bindi, ati byaba ibibazo. Ikumberera kugera mu rugo, yasanze ubuzima bwa papa buri habi, yasanze ubuzima bwa papa buri kuba ibwajegera. Niko kuba yazahamagara ati papa, ati papa, ati wisinzira kanguka, ati wisinzira. Ahangaha barakwereka umukobwa yatangiye kuba yahamagara ambilanse yibwira ati ese ahangaha ni ku 911, ati se mwadutabara, ati mwadufasha mukaba mwadutabara ku buzima bw'umuntu buri habi. Ndetse ahangaha yarabashe kuba yahamagara aho twakita muri hospital, ndetse barakwereka tugaruke mu rugo kwa Riyu yari arimo aganira na mama wiwe, ambwira ati ariko mama, ati kubera icyo uri kuba wakomeza kuba wampatiriza kubana n'umuntu nashaka. Mama akambwira ati n'umuntu udashaka, ati se kubera icyo ahubwo utekereza ko mama wawe kwifuriza ikibi, ati mama wawe nta kintu kiba kwifuriza mwana wanjye. Umwana niko kubabwira mama we ati mama rero niba nta kintu kibunyifuriza, ati hagarika kuba wampatiriza kuba inakora ikintu nashaka, ati uriya mukobwa rero uri kuba wampatiriza kubana nawe, ati ngewe simushaka. Mama niko kuba yavuga ati kubera iki nabyaye umwana ariko utagira ubwonko na buke bwo kuba yatekereza koko, ati nyagasani, ati ibi ni ibiki,
umwana niko kuba yakifatira telefone rwose bari bamuhamagaye, atangira kuba yakumva ikumbi yari umukobwa wacu we ari kuba yambwira ati papa afite ikibazo, ati papa abashije kuba yahura n'ikibazo. Ikumbe bidatinze yahamagaye umusore burya yanashyitse kwa muganga, bigaragare ko papa bari batangiye kuba bamwitaho. Bidatinze mama n'umusore nabo ibaje birukanka ndetse batangira kuba bahumuriza umukobwa bamubwira ko ibintu byose biri buze kuba ibyamera neza. Ndetse umusore we yaje abaza ati se papa ameze gute, ati ubundi byose byabashije kuba ibyatangira gute, ati ubundi byabashije kuba ibyagera ahangaha gute kweri. Mwibuke neza mama wacu uri ahangaha ndetse n'umugabo uri ahangaha ngo ni papa wacu, barabizi ko aba bana bari kumwe ahangaha rwose babashije kuba basezerana ndetse babashije kuba bagira amasezerano bagirana hagati yabo. Ikintu gitangaje ndetse kibabaje, uyu mwana w'umusore uri ahangaha ndetse cyangwa se riyu ntarabasha kuba yamenyana n'umukobwa wacu ari we yuwe. Papa niko kuba yabwira umusore ahangaha ati ese mwabasha kuba mwajya kuba mwanzanira amazi cyangwa se mwaba mumpaye akanya njye na anti tukabasha kuba twagira ibintu tubasha kuba twavuganaho njye nawe, ati ndabinginze, ati mwamfasha mukabasha kuba mwampa akanya, ati njye ndaza kuba inamera neza. Yuwe niko kuba yabwira papa we ati papa, ati hanganirega byose biraza kuba ibyarangira, ati kandi ndagusezeranyije, ati ndaza gushaka uwagukoze ibi ngibi byose araza kuba yabyishyura. Ndetse uko bari kuvuga yose cyangwa se bari muri ayo, hari uwo tubonye ari mu idirishya ndetse wakita nkande se, ndetse sindamumenya cyangwa, ariko ibyo ari byo byose umugambanyi niwe uhora hafi y'abantu bose. Kandi burya ngo iyo umurozi yabashije kuba yakuroga ahora iruhande ryawe cyangwa se impande zawe, ari kuba yareba ko uburozi bwiwe bwabashije kuba ibwakora. Ndetse ahangaha barakwereka mwibuke muzehe yari yamaze kuba yasaba umwanya bano bana uko bari kumwe ndetse nabo barasohotse ibabasha kuba ibamuha akanya. Ahangaha bakimara gusohoka papa niko gutangira kuba yabwira mama w'umusore ati ese uratekereza iherezo rya bariya bana biri buze kuba byarangira gute cyangwa se riri buze kuba ryaherera he? Ati ngenda cyabafitiye ubwoba rwose, ati bariya bana ubu ngubu, ati iherezo ryabo rizaba irihe kweri, ati ko tutarabasha kuba itwana babwiza ukuri. Kumva ubwo umugambanyi yari ari aho ngaho mu idirishya cyangwa se mu muryango w'urugi ari kuba yakumva byose bari kuba bavuga. Umusaza niko gukomeza kubwira umugore ahangaha ati ese umugore nawe niko kwambwira ati nanjye ubwanjye ubu ngubu nabuze imbaraga zo kuba inababwira byose, ati kandi umusore wanjye nawe aba ari kwihutisha ibintu rwose, ati kandi ikindi, ati bigaragare ko yarahiye ko atazabasha kuba yamuhemukira, ati ndetse bose isezerano ryabo baracyarikomeyeho. Umugambanyi niko kuba yavuga ati burya bwose mukuru wanjye afite umuntu yikundiye, ati naka ndakamenye, ati naka nkunze mu tundi nzi, ati ngomba kuba nashakisha amakuru byihuse, ati kandi nkaba uwa mbere mu ba mbere rwose. Kiri aho ngaho sinzi ibyo yarabashije kuba yakumva. Kumbe barakwereka hano yuwe ndetse na wa musore wacu riyu bari babashije kuba bagaruka. Imbibutse neza papa yari abatumye amazi, bigaragare ko yashaka kuba yakiganira n'uyu mubyeyi bari bonyine. Nawe urebe ukuntu burya ababyeyi bacu buri gihe baba baduhangayikiye nubwo twebwe tuba tutabizi cyangwa se tutabyitayeho. Abasore niko kuba ndetse abasore n'inkumi zacu niko kuba bakongera kwinjira basanga papa ahangaha rwose uko ubuzima kari kugenda kuba kagaruka. Mama niko kuba yahita ahaguruka arangije abwira umukobwa ati ndakwinginze uze kuba wakita kuri papa wawe ndetse nawe uze kuba wakiyitaho, nawe unyumvira umubyeyi, nawe unyumvira umubyeyi hano. Ubwo ngubwo yari ari kuba yabwira umukazana wiwe cyangwa se uwari kuba ari umukazana wiwe. Umusore niko kubabwira mama we ati mama, ati n'ubundi ntabwo uri bunsige hano, ati reka tube twajyana rwose. Umukobwa yagombaga kuba yasigara ahangaha ari kuba yakita kuri mama we. Umukobwa wari ukeneye kuba yamenya byinshi yatangiye kuba yafata neza papa we ahangaha, atangira kuba yambwira ati se papa, ati njye nawe tubashe kuba twaganiraho gatoya ko numva hari ibintu mfitiye amatsiko
kumva ubwo ngubwo wa muntu wari uri gukomeza kuba yabumviriza tutaramenya ngo ninde nawe yabashije kuba yagaruka aho ngaho rwose. Papa niko kuba yabwira umukobwa we ati mwana wanjye situwasiyo ndimo ubu ngubu ati n'ubuzima ndimo ati uri kuba wabibona ati ariko ukomeza kumbabarira rwose kuba narareze nabi disi namwe wumva umubyeyi ati umbabarire rwose mwana wanjye kuba inarakureranye n'umwana udafite uburere. Ubwo umwana niko yari ari kuba arimo asukira muzeyi amazi yari yabashije kuba yamutuma, ari nakamubaza ati se papa ati kuva mama yapfa ati wazanye uriya mwana mu rugo ngo ubasha kuba wamurera umwitaho ati ariko sinigeze menya ibyiwe ati usa ubundi ati njye nawe twaba tuvukana bya nyabyo. Kumva wari uri kuba yabumviriza agahinda nawe katangiye kuba kamufata. Umukobwa abaza papa we ati papa kuko biriya bintu uriya muntu ankorera ati ntabwo yaba ari umuvandimwe wanjye rwose ati kuko angirira umutima mubi ati kandi apfata nabi cyane ati kandi njyewe ati ntacyo biba bimbwiye rwose. Papa niko kuba yambwira ati ariko mwana wanjye ibyo wakibwira byose uriya ni murumuna wawe ati kandi ugomba kuba wamufata nka murumuna wawe rwose ati nicyo kintu cya mbere ugomba kuba igwakira mu bwenge bwawe. Umukobwa niko kuba yambwira ati rabyumva papa ati ariko ibihe ndimo birangoye cyane rwose ati kandi nawe sinzi niba uri kuba wabasha kuba wabibona. Murabizi iby'abasaza tuba twiruhiye rwose, tuba twatekereje byinshi. Uko umukobwa yari ari kwivugisha yose umusaza w'ibitotsi yari abimereye nabi, igitotsi rwose ari kuba yagikata. Umukobwa niko kuba yabibona, bigaragare ko cyari igihe cyo kuba yaruhukamo nk'umuntu mukuru. Ndetse aha ngaha umukobwa yatangiye kuba yakandikira wa mushuti wiwe bita Miya, amubwira ati Miya ati ndashaka umfashe kuba nashaka Regira ati kuko ndamushaka byahatari ati ibintu yabashije kuba yakora noneho kuri uyu munsi wa none ati ni amarorerwa. Kumbe Regira yari kuba yajya gushakira impande zose, burya yari amuri iruhande ndetse ari kuba yamureba ijisho ku rindi. Ndetse barakwereka Regira kuri uyu munsi wa none ahangaha mushuti we ndetse ari we Miya nayo we bari bicaye ahangaha bari kuba baganiramo. Miya ari kuba yabwira we ati situwasiyo noneho twisanzemo ati turaza kuba twayimanaginga gute. Kumva ibyo bari kuba baganira aho ngaho, uwo twakita nka Regira yari ari kuba yabareba avuga ati mwikoze ibyo mukora cyangwa se mwe muri kunywa izanyuma ati kuko mushobora kuba utazongera kurihumeka cyangwa se ikuba mwarinywa. Nawe unyumvira ukuntu abanzi bahora bahekenya amenyo cyangwa se bahora bahangayikishijwe n'uko ubuzima bwacu buri kuba ibwagenda neza. Nawe ndebera abantu bari kuba bakinyweramo baganira, ariko inyuma abajelasi cyangwa se abahetasi bo baba basaze. Ndetse Miya yakomeje abwira ahangaha umukobwa muto we ati ngiye kuba nagufasha kuba nashaka uriya mukobwa ati kandi ndagusezeranya araza kuba yakishyura ibyo yabashije kuba yakorera umusaza ari we ipapa wacu. Ndetse bigaragare ko na Miya nawe yari inshuti y'akadasohoka cyangwa se y'akataraboneka uyu mukobwa wacu we niko kuba yambwira ati urabikora gute. Miya niko kuba yambwira ati ati urabizi meze nk'umuvandimwe kuri wowe ati tuza. Niko kuba yambwira ati ariko nanjye sinshaka ngo ujye kuba wajya kwivunisha ati uze kuba wakora ibintu byoroshye rwose. Ese umukobwa Miya araza kuba yabigenza gute? Araza kuba yamubona ahangaha niko kuba yanamubwira ati ibyo ari byo byose ati ngiye no kuba nahana agatanya n'uriya musore ati kuko nicyo kintu cya mbere nshaka ati kuko ninjye mwana mukuru mu rugo ati ngomba kuba najya kwita kuri papa. Miya niko kuba yambwira ati ariko ibyo ngibyo byo ati nta bwenge burimo ati ariko niba ushaka kuba wabikora ati wabikora nta kibazo ati ariko ngewe icyo nshaka ni ukuba twafata uramutswa bwa mbere tukabanza kuba twamuha ikigwa cyangwa se tukabasha kuba twamuha isomo. Ndetse uwo bari kuvuga bagomba kuba bafata bakamuha isomo yari wa mukobwa muto Regira. Ndetse kureba ahangaha yarongeye yereka umukobwa wacu ari we Miya, aramubwira ati iki ni ikimenyetso cy'umukunzi wanjye ko njye nawe twahanye isezerano ati rero bubi na bubi ngomba kuba namushaka kandi tukongera kuba twaba umugore n'umugabo kuzuza isezerano
yabashije kuba yamanyira umwana. Ese uyu mukobwa we icyo yiyemeje azakigeraho, ndetse yabwiye umukobwa wacu ahangaha ati ngomba kuba namushaka nkazereka abantu bose ko bishoboka, ndetse nkazabasha kuba nakereka n'umusore wacu yuko nari mfite umugabo mwiza cyangwa se sheri mwiza. Agakobwa kagiye kumubwira bingo niko kuba kakubita ukuguru ku meza, ndetse karababara ariko kabasha kuba ikakihagararaho karavuga ati turaza kuba twabikora nshuti yanjye. Ese baraza kuba babigeraho? Ese umukobwa baraza kuba bamubona arayira? Ese niba batamubona biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byarangira gute? Ese papa w'umukobwa araza kuba yakira? Ndetse umugabo ari gushaka se we azabasha kuba yamubona? Icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujya no muri comment tubwire ukuri kubasha kuba wabona inkuru yacu cyangwa se wayumva, ndetse niba ubasha kuba wayikunda ntiwibagirwe kuba dukandira kuri like no kuba wakora share ku bantu bawe. Rwose idusize umwana w'umukobwa hano agiye kuba yashaka arihira ari we bise Mia, ndetse n'umwana w'umukobwa ahangaha we amubwiye ko ari kuba yashaka uwahoze ari umugabo we, ndetse wanamuhaye isezerano. Ese urakeka bizarangira gute? Ndetse umugambanyi akaba n'umugomekazi ari we Reyira ari ku ruhande ari kuvuga ati ibyo byose urangajwemo, ati ngiye kuba nabisenya, ngiye kuba nashaka uwahoze ari umugabo wawe imbasha kuba namwigarurira.